ntabwo ari icyorezo gishimishije isi muri rusange muri iyi minsi, by'umwihariko mu Rwanda naho impungenge zikomeje kwiyongera. Ni COVID-19 benshi bamaze kumenya nk'icyorezo cyabatijwe coronavirus. Kugeza ubu amashuri amaze gufunga mu Rwanda, gukora ubukwe ntibyemewe kuri ubu, utuzi tumwe na tumwe twarahagaze, ndetse n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi nko kuburana mu rukiko, ibitaramo n'ibindi bitandukanye mu gihe kigera ku byumweru 2. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo hamenyekanye ko mu Rwanda habonetse umuntu wa mbere wafashwe n'iki cyorezo, ari nabwo hahise hafatwa izi ngamba. Gusa ariko na mbere yaho kitarahagera, u Rwanda rwari rwatangiye ingamba zo kwirinda iki cyorezo, zirimo nko gukangurira abaturage gukaraba kenshi bishoboka kandi bagakaraba neza kugira ngo batandura cyangwa ngo babe bakwanduza abandi. Usibye mu isoko no hanze yaho nko kugenda kuri moto, ubu abamotari bose bamaze guhabwa amabwiriza y'uko bagomba gukuraho ikirahure kiba kiri ku ngofero y'umugenzi, kandi ko ku bagabo ugiye gutega moto agomba kwambara iyi ngofero benshi bazi nka casque mu rurimi rw'igifaransa, yabanje kwambariramo ingofero yisanzwe. Naho ku gitsina gore ho ngo barasabwa kwitwaza igitambaro. Nanjye uyu munsi iyo nateze bansabye kwambara ingofero yanjye mbere yo kwambara iyi ngofero ya casque, hanyuma nkomeza urugendo. Nyuma yaho kigereye mu Rwanda, ubu abamaze kwandura iki cyorezo baragera kuri 7. Ni icyorezo kimaze guhungabanya byinshi. Mu byo cyahungabanyije n'ubucuruzi burimo, kuko hamwe na hamwe ku masoko byagiye bihinduka. Gusa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yahise ibyamagana, isaba abacuruzi kuturiza ibiciro. One Nation Radio kuri uyu wa kabiri twatembereye mu isoko, aho twaganiriye n'abacuruzi maze batuganiriza ingamba bafashe zo kwirinda iki cyorezo. Bamwe bafite ubwoba, ariko biringiye ko leta y'u Rwanda izabafasha guhangana nacyo, nubwo nabo ubwabo bagomba gushyiraho akabo bakiheraho bakurikiza inama zitangwa na Minisiteri y'Ubuzima. Mu isoko ni hamwe mu hahurira abantu benshi kandi bimenyerewe ko baba banegeranye, cyane cyane iyo umuguzi ari guciririkanya n'umucuruzi. Mu Rwanda ubu kwinjira ahantu hahurira abantu benshi ni ukubanza gukaraba. Nkigera mu isoko nanjye ubwanjye babanje kunkarabisha intoki, kuko batari bwemere yuko nkomeza ntabanje gukaraba intoki. Nabyemeye maze ndakaraba. Nyuma yaho nahise nerekeza ku bacuruzi. Nahereye ku bacuruzi ibiribwa maze mbabaza uko iki cyorezo bacyakiriye. Gusa ndi mu isoko badushishikariza kuzajya dukaraba inshuro nyinshi kugira ngo twirinde umwanda, kuba twakwanduza abadusanze cyangwa badusanze batwanduza. Abaguzi bakugana nkawe mu byo ucuruza ubasha kubirinda gute? Kurabona kenshi iyo umuntu yajyaga guhaha aba yegeranye n'undi harimo intambwe ntoya, ariko uri kubirinda gute? Iyo baje bagana mu isoko banza bagakaraba ku marembo y'isoko, bagira ngo nyine hakabamo distance yo kuvugana no kubaha ikintu. Ndayizi. Wamenye amakuru y'uko cyadutse ryari? Imyaka y'1919. Ariko kumenya ko cyageze mu Rwanda se yari ryari? Ari mu kwezi kwa 3. Yego, ari nako turi mu ubu. Hanyuma ikibyumva we wabyakira ute ku giti cyawe? Yagize ubwoba. Ubuse nk'umuntu ukora akazi ko guha abantu ibyo ucuruza, wafashe ingamba kizituma ubasha guhangana n'iki cyorezo? Ingamba twafashe mu isoko ryacu, ahantu hose hari kandagira ukarabe, bari gukaraba abaturage. Ariko ntago cyandurira mu gukaraba gusa cyangwa mu gusuhuzanya gusa, no mu bantu baganira, navuga iyo begeranye cyane baba bashobora kucyandura. Ubwo urajya amenya ingamba wafashe nkawe ku giti cyawe. Hagati y'umuntu n'undi, iyo uri kumwe n'umuntu muri kugura hajyaho metero. Abaguzi bawe, abakiriya bari kukugana bari kubyakira neza? Nta kibazo, nabo barabizi, no kwirinda twese. Ucuruza ibiki wowe rero? Amagi. Yego. Musanze hano ndebye ukuntu wambaye ga bita binkurura, kubera ko hari icyorezo kiri kwirindwa kimaze iminsi kigeze no mu Rwanda cya coronavirus. Warakimenye? Ndacyumva. Hirya no hino uri guca hose uri kugenda wumva bacyumva. Yego. Ubundi wari usanzwe wambaraga wenda uri mu kazi, cyangwa uzambaye nyuma wenda y'amabwiriza yashyizweho yo kugira ngo abantu birinde?
nzambaye nyuma y'amabwiriza. Hanyuma rero mubo ucuruzaho amagi urumva kenshi usanga iyo umuntu yagiye mu isoko ari guhaha abahura n'umuntu begeranye bari kubasha kubyumva abaguzi bawe muri kubasha gushyiramo ya ntambwe imwe iri gusabwa. Intambwe abari kumva kuyishyiramo n'umwe ari kugenda ugerageza kumubwira kuko muri rusange abacuruzi bagerageje kwambara ga ariko abaguzi ntabwo bazambaye. Ntawe urakorora ngo wirukanke? Akoroye nahita nigenda ariko ntawe urakorora nagenda ariko buriza. Narumvise ku wa gatandatu nibwo twayumvise. Ukiyumva wari usanzwe wiziho amakuru cyangwa wenda nibwo wahise ushakisha amakuru nyayo yariyo kuri icyo cyorezo? Amakuru twajyaga tubona ko hari ibihugu byagiye birwara. Wumvise ubwoba bungana gute nyuma yo kugeze mu Rwanda? Twahise tugira ubwoba cyane twumva yuko hari se ubwo tugeze natwe tugiye gufata twese ariko ubu ngubu dufite umutima utuje kuko nyine harimo kugenda hafashwa abantu muri ubwo buryo bagiye bayandurana. Gusa nyine tukimara kubyumva hagiye habaho impinduka tubona abakiriya barimo baragenda biyongera nta ngaruka urebye zigeze ziba. Bivuze ngo ahubwo wabyungukiyemo nubwo atari ikintu bavuga ko yungukiyemo kuko ni icyorezo kandi gishobora kwica abantu, ariko ku bijyanye n'ubucuruzi abaguzi bo bahise biyongera. Gusa ntabwo navuga ngo nabyungukiyemo kubera ko wenda icyo cyorezo cyabonetse mu gihugu, ariko mu buryo bw'ubucuruzi abakiriya bagiye biyongera. Wafashe ingamba ki kugira ngo nawe icyo cyorezo kitakugeraho cyane ko n'indwara itagaragara hanze? Twabwiwe amakuru cyane yuko umugozi agomba kuza agahagarara kure nyine yacu natwe tugahagarara kure yacu, hagati ye natwe hakaba harimo nka metero. Ubwo rero turi kubyitwararikamo cyane, yamara kugenda tumaze kwakira amafaranga tugahita dukaraba. Nubwo batakwerurira ngo bakubwire ko ejo hashize iki cyorezo bakikimenya ko cyageze mu Rwanda bari bazamuye ibiciro ku bicuruzwa bimwe na bimwe, ariko bakubwira ko babyumviseho ko hari bimwe byazamutseho. Rero kuva icyo cyorezo cyaboneka kugeza ubu nayo nyiri gucuruza ibyo nari mfite muri butike ntabwo nigeze njya kurangura, nacuruza ku giciro gisanzwe, ariko uko nicaye ahangaha ni kugenda numva amakuru y'uko hariho ibiri kugenda byiyongera aho twaranguraga. Ubwo ninjyayo nanjye ngasanga byiyongereye nibwo nzuriza ibiciro. Ni nk'ibiki bakubwiye byiyongereye? Nk'umuceri n'amavuta. Bakubwira ko impamvu ari coronavirus, nta kindi bagusobanurira kiri kubitera? Ikiri kubitera turi kumva yuko hari senda uko bajyaga kubizana hanze ku imipaka bishobora kuba batarimo kugenda neza kugira ngo biboneke. Ku magi igiciro twari turiho mu cyumweru gishize nicyo tukiriho, ariko muri rusange nayo yaruriye kuko yarabuze. Yego. Ibiciro biracyari bya bindi nta kibazo. Ahandi hari abantu bajya bavuga ko nk'ibiribwa byahise bitangira kuzamuka, wabyumvisheho nubwo wenda wowe udacuruza ibiribwa? Nabyumvisha ariko nyine ngiye ntabwo aribyo ncuruza, ntabwo mbizi, ahubwo twumva abaturage babivuga. Nta biciro byahindutse barabeshya. Ni ukuvuga ngo ibyo mwari musanzwe mucuruza niko muri kubicuruza? Kuko turi kubicuruza. Ntagenerwa Theoneste ni umuvugizi w'urwego rw'abikorera mu Rwanda. Yahumurije abanyarwanda ko ibiciro by'ibiribwa bitazazamuka kandi ko bafatiye ingamba bazamura ibiciro uko biboneye. Ku byerekeye n'ibyo kurya bwo navuga yuko nta kibazo cyari cyagenda ibyo kurya biri mu Rwanda, kuko muri babandi banini barangura ibintu byinshi bazana mu Rwanda basa nkaho ari banacuruza n'abandi. Abo twaganiriye watubwiye ko afite stock yaba ntoya, yavuze ko ingana niyo yajya gukoresha amezi 2. Ni ukuvuga mu mezi 2 rero ni iminsi 60 ibihagije, ariko by'umwihariko turashaka no gukorana n'abacuruzi mu mpande zose z'igihugu ku buryo abagize ikibazo cy'ibyo bacuruza ibyo bahaha babitumenyesha tukafasha kubona aho biri. Tugarutse ku giciro twumvikanye n'abayobora abacuruzi mu bice bitandukanye by'igihugu yuko badufasha gukurikirana icyo kibazo kirimo, kuko akenshi nta nubwo banavuga ko ibi biciro byazamuwe no kuba waharangura byazamutse mu mahanga, kuko ibintu byinshi bo bacuruza biba byaranguye amezi 2-3 mbere yuko uno munsi babicuruza. Ntabwo rero ko harabaye ikibazo cya coronavirus bikayageze mu Rwanda muri cyumweru gishize uno munsi bavuga ngo ibiciro byazamutse, aho babona barehendwa cyangwa se abantu bashaka kubiba, negeye ko ari nko kubiba babigaragaza tukabafatira
tukareba ingamba dufata zo kugira ngo icyo kintu gikemuke agace kariko kose. Nyuma yaho nerekeje noneho mu bacuruza inkweto maze nabo bambwira uko bakiriye iki cyorezo. Bo nasanze bafite n'udupfukamunwa abenshi bazi nka maske mu rurimi rw'igifaransa. Mu gacinjiro ka Dahirane niho nkorera. Ndi kubona umwuga wawe ari gukora inkweto. Made in Rwanda. Yego. Tugusanze hano rero twari tuganira n'abandi baturage ariko n'ubundi b'abacuruzi hano mu isoko. Coronavirus ndabona ahubwo we nanjye kubaza ntiyakugezeho ariko ndabona amakuru yafite uri kwirinda. Nje mba naraye. Wabimenye ryari? Nayimenye kera cyane cyagera mu Rwanda wa muzungu akihagera. Yego. Wumvise bimeze bite ukimenya ayo makuru? Umuntu agomba kwirinda hakiri kare. Wagize ubwoba bungana gute? Bwari buringaniye. Ubu ntabwo ushobora gukuramo kugapfukamunwa? Oya ntabwo nagakuramo. Ugakuramo ryari? Kereka ntashye ngeze mu rugo ariko nabwo ngeze mu rugo nkaraba amazi n'isabune. Hanyuma kuva kino cyorezo cyaza ntabwo biraguhungabanya ngo wenda mu bucuruzi bwawe abaguzi bagabanyuke nk'ubu hari abantu leta y'u Rwanda irimo irakangurira abantu kuguma mu rugo bakirinda kugenda bakirinda kuba bajya hanze cyane bakajya hanze ariko ari ngombwa. Ntabwo abaguzi bagabanyutse? Abaguzi baragabanyutse gakenya ntabwo bakiza kugura nk'uko bari basanzwe baza gahora gake ariko nta kibazo. Bivuze ngo uri guhomba kubera iki cyorezo? Kabisa nawe urabibona. Ubu umaze guhomba ubundi winjizaga nkangahe wenda ugereranyije ku munsi ku buryo utari kuyagezaho? Uratubwira nawe uri kugezaho byibura ku munsi? Tuvuge nimba ninjaga nka 20 ku munsi urabyumva ni 15 ku munsi nyine 5 biragenda. Yego. Hanyuma rero abakiriya bari kukugeraho uri kubasha kwirinda gute nabo si kubona babyumva neza ntago bari kubishyiramo wa muco wo kuvuga kuri kubanena kudashaka kumuvugisha? Oya ntago ndi kubanena kuko haba hari amazi n'isabune winjira ku muryango ukarabye nta kibazo. Nta mukiriya urakugora wenda ngo azibone atabyumva adashaka gukaraba cyangwa se ngo asigemo metero imwe hagati yawe nawe? Oya nawe rwose nta mukiriya ngora rwose arabyumvira bahise. Yego. Reka tujye no kuri uyu mushiki wacu nawe tumubaze amakuru yanyu. Ni meza. Nawe ndabona ukora umwuga umwe nka fisi hano wowe bakwita gute? Banyita Iryoza Denise. Yego. Deni iki cyorezo wamenye ko cyageze mu Rwanda ryari? Ngewe iminsi yashize nayibonaga ku mbuga nkoranyambaga nyine ku ma WhatsApp niho nayimenyeye. Ukibimenya wumvaga umeze wari urihe imerere yawe yahise imera gute? Nyine nayimenye ndi hano mu kazi numva ngize ubwoba none bavuze ngo bafunze amasengero numva nyine birampangayikishije nyine. Hanyuma rero abaguzi bari kukugana wowe uri kubona bari kubyumva neza bari gusigamo ya metero imwe? Oya bamwe urababwira bakabyumva abandi ukumva ntabwo babyumva neza bitewe n'uko abantu nyine ntabwo batekereza kimwe. Bamwe barabyumva abandi ntibabyumve neza ariko bamwe bagerageza kubyubahiriza. Uyu we nasanze yarihimbiye agapfukamunwa ke gatangaje ambwira ko ngo icyo gitekerezo yagikuye kuri Spiderman. Uyu ni umukinnyi wa filime benshi bamenye. Ndimo ndacyumva kandi ndagenda mbibona no kuri internet ahantu hose. Ndabona we wahisemo uburyo bwawe bwo kukirinda cyane rwose. Nabonye udupfukamunwa tudahagije nanjye shyiraho akanjye gapfukamunwa kanjye niguriye. Fungura ariko abantu banakubone kugira tukumenye. Jewe ubu harimo metero imwe ntacyo ntago ndi bukwanduza ariko siyo ko ntanarwaye ariko ibi bintu wabitekereje ryari? Ibi bintu nabitekereje nkibona Spiderman. Ubu se abaguzi bawe ntago bari kugira ubwoba baje bagasanga wambaye ingofero gutyo? Oya nta kibazo. Ubwo navuga abakiriye baranzi nta kibazo ntago bagira ubwoba. Bari kubyakira gute metero imwe bari kuyisiga hagati yawe nabo? Narabikemuye dore hano nashyizeho akugi kugira ngo hatazajya hagira unsatira n'ubundi na mbere yose nari narabikemuye. Yego. Wabikemuye iki byumva bitaragera no mu Rwanda? Nabikemuye ahubwo bitaragera mu Rwanda bitaranaza kuko akakugi nari naragashyizeho cyane nta muntu unsatira. Yego. Ukurikije uko abaguzi cyangwa se abakiriya bari kugenda baza ni hahe wabonye intege nke bafite zishobora kuba zavamo intandaro yo kwandura? Niki batari kwirinda wenda ushobora kubageraho inama nyuma yo kwitegereza? Kubijyanye no kwirinda? Yego.
bitewe nuko baza hano mu isoko babasanga. Nabaza bakagira ubwoba bwo gukaraba ariko ubundi wakarabye ushobora gutambuka ajya mu isoko ugahaha bisanzwe nta kibazo. Yego. Hanyuma ntabwo urahomba, hari abambwiye bagenzi banagiye nganira nabo bacuruza nk'ibikora bambwiye ko bo ahubwo byabateje igihombo. We ntabwo urahomba? Guhomba byo birimo kuko nimba umuntu yakiraga nk'abakiriya yenda barenga 20 ku munsi, ubu turi kwakira 2, 3 bitewe nuko nabo bari kuza bafite ubwoba. Ukuvuga ngo iki cyorezo uramutse ugifashe wagihemukira? Ahubwo bibivuga nagitabika, ahubwo ntago nagihemukira gusa. Muri rusange abacuruzi bose barasaba leta y'u Rwanda gukomeza gukangurira abaturage kwirinda iki cyorezo. Njyewe n'icyo nasaba leta y'u Rwanda ni ugukomeza gushishikariza abantu bose kugira ngo babyumve, kuko hari n'igihe ubwira umuntu ati sigamo metero ukumva ntabwo ari kubyumva akagira ngo wenda ni ukwihata cyangwa ibindi bintu. Icyo nayisaba ni uko yabishishikariza abantu bakabasha kubyiyumvisha neza nyine. Ndi kumva ari icyo navuga kuri ibyo ngibyo. Leta ni ukudufasha igashaka umuti wabyo, umuti wakivura. Ukurikije amakuru wumvise urabona byoroshye ko ari ibintu biri no gukwirakwira mu bihugu byinshi bitandukanye? Birakaze, isi izafatanya bazakibona, umuti bazabona. Ni ugushishikariza cyane abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira isuku mu buryo bushoboka bwose, kandi bakadushakira n'umuti wagabanya kino cyorezo kikavaho burundu. Minisiteri y'Ubuzima ikabidufashamo. Rero numva nk'inama natanga, gukaraba bwo turagerageza, hari n'abantu hirya no hino ku marembo yinjira mu masoko bariho badushishikariza gukaraba, ariko na n'ubu hariho abantu ubona bakibagoye ugasanga ari kubimubwira ntabyumve cyangwa akanamusuzugura. Rero inama natanga numva bibaye byiza abana bashishikariza no kuguraga, kuko nubwo ukaraba bya bicuruzwa niba ari na mikorobe na wa mwuka n'imiyaga byagiyemo uko byagenda kose. Numva umuguzi yagiraga n'umuhasi akayambara, yagera mu rugo agatoza abiwe kuba babironga neza, bagakora n'isuku ihagije mu ngo zacu no mu bikoresho byo mu gikoni cyane cyane. Inama nagira abacuruzi bagenzi banjye ni uko bakomeza kwitwararika bakurikiza amabwiriza ya leta nk'uko ari gutangwa, kandi nyine bagakomeza nk'uko ibiciro byari bisanzwe bakagumya bagatanga kuri ibyo biciro kugira ngo abaturage batakomeza kubihomberamo. Ngibyo rero ibyo abacuruzi ndetse n'abaguzi badutangariza. Twatembereye uyu munsi mu isoko nyuma y'uko iki cyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus kigereye hano mu Rwanda. Bamwe mu bacuruzi baremeza ko cyabateye igihombo gikomeye, ariko nanone abandi baravuga ko ntacyo cyabahungabanyijeho. Nitwa Simeon zo muhumuza, iyi One Nation Radio i Kigali.